Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese abakurikira Channel SDARM Rwanda, Channel y'Itorero ry'Abadiventiste y'umunsi wa karindwi bavugurura. Uwiteka bahire. Ndi muri studio ndi kumwe na mwene data Emmanuel Mugabo. Reka mwakire abasuhuze maze dukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Kariho. Ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Nitwa Mugabo Emmanuel. Arakoze cyane Mugabo Emmanuel, reka tumusabe asenge, noneho niwe ugiye kutuyoborera icyigisho cya gatandatu tugezeho kitubwira ngo kwizera no kwemera. Mbere rero yuko tumuha umwanya kugira ngo akituyoborere, reka tumusabe asenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, imbabazi n'urukundo byagaragariye mu mwana wawe, uwo nguwo wemeye kwitanga apfira ku musaraba i Karavari. Uyu mwanya niwe waduhuje, urukundo rwe n'ubu rwatumye tuba umwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibi byigisho byo kugendana na Kristo. Turakwinze kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe no kudufasha, kandi bikomeze kugwirira mu mitima yacu kugira ngo bitubere amaneza yo kubona no kugukorera, nugaragara tuzishimira kugusanganira, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Rakoze cyane. Reka twakire mwene data Mugabo Emmanuel atwigishe iki cyigisho cya gatandatu gikurikirana n'icyigisho tumaze icyumweru twiga kitubwira ngo kwiyegurira Imana. Iyo tumaze kwiyegurira Imana rero igira kwizera ndetse no kwemera, tukabishimangira ikaba muri twe. Reka rero tumwakire noneho atwigishe iki cyigisho. Mugabo ni karibu. Urakoze cyane. Reka rero nshimire mwene data umpaye uyu mwanya kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe kino cyigisho cyacu cya gatandatu. Kiravuga ngo kwizera no kwemera. Hari isomo riri muri Ezekiyeli 36 umurongo wa 26 risayobora iki cyigisho cyacu muri iki cyumweru cyose. Riravuga ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Iri somo niryo rizayobora iki cyigisho cyacu muri iki cyumweru cyose, ngira ngo dunge tukomeza turizirikane kugira ngo rizabashe kujya rigenda ridufungurira buri ngingo kugira ngo tubashe kuyisobanukirwa. Dufite amagambo ari muri kuganira ku ipaji ya 51 avuga ngo ntiwashobora guhongerera ibyaha wakoze mu gihe cyahise, ntiwashobora guhindura umutima wawe no kuwuboneza ngo were, ahubwo Imana yasezeranye ko izabigukorera byose binyuze muri Kristo. Ibi nibyo bita rero ubuntu, ko ntitwabishobora ahubwo Imana ibidukorera kubw'uko twicishije bugufi imbere yayo tukayibisa. Irabidukorera ku buntu rwose, binyuze mu kwizera. Imbabazi rero n'amahoro. Iyo tumaze kwizera no kwemera rero haboneka ibyo bita imbabazi n'amahoro. Ibi bintu biza mu mutima w'umuntu ku buryo rwose ubyumva ko birimo. Kandi iki kutugaragariza ko dufite imbabazi, ngira ngo twaribonye mu cyiciro cyatambutse, ni uko ifite imbabazi zihora zigaragarira buri wese, uwo ari wese uje umugirira imbabazi. N'iriya sezerano ry'Imana ry'agahebuzo ry'imbabazi n'amahoro. Reka tumusabe mwene data kugira ngo adufashe adusomere isomo riri muri Bibiliya muri urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9. Twumve isezerano Imana yaduhaye ry'amahoro n'imbabazi. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 haratubwira ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Arakoze cyane. Uyu muntu wamaze kubabarirwa akezwaho gukiranirwa kose ahita agira imbabazi muri we kandi akagira n'amahoro. Nimvuga amahoro mwumve ngo ni amahoro, ntabwo ari amahoro atangwa n'ab'isi, ni amahoro aturuka ku Mana, ni amahoro aba mu mutima, ntabwo ari amahoro aba inyuma, aba ku mutima. Ukaba wumva nta kibazo ufitanye na mugenzi wawe, ukaba wumva umuntu wese umuntu wese muri wowe nta rubanza mufitanye. Ibyo nibyo bita amahoro yo mu mutima. Urabona ko imibereho yawe yuzuwemo ibyaha no kwikanyiza,
wifuza cyane kubabarirwa ngo ubone ukurwe mu bubata, ariko se ukwiriye kugenza gute kugira ngo ubone gushyira hamwe n'Imana use nayo? Ni ikibazo. Ukeneye kugira amahoro y'ijuru, imbabazi mvajuru n'urukundo mu mutima. Ibyo ntibigurwa amafaranga, ntibiboneshwa no kugira ubwenge. Ntabwo wakwiringira kubyishyikiriza wowe ubwawe, ariko Imana ishaka kubiguhera ubuntu, ari nta feza, ari nta n'ibivuze. Aya magambo tuyasanga muri Yesaya 55 umurongo wa mbere. Haravuga ngo, ntabwo ari muri Yesaya, ahubwo n'andi magambo ari muri Kuganeza avuga ngo byaba ibyawe urambuye ukuboko ukabyakira. Ibyo ni ibiki rero? Ni aya mahoro y'ijuru n'imbabazi, ntabwo bigurwa amafaranga, ahubwo icyo bisaba ni ukurambura akaboko ukakaramburira Kristo, hanyuma akabiguhera ubuntu. Ni irihe sezerano rindi ry'ingenzi rihindura umutima, rihindura umuntu wese uko yakabaye, agahinduka mushya mu buryo ashyira hamwe n'Imana? Reka tumusabe nanone adusomere muri Ezekiyeli 36 umurongo wa 26. Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26 haragira hati: nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Arakoze cyane. Ngira ngo iri somo mwiruke yuko twabanje kurisoma, niryo rizayobora iki cyigisho mu ngingo zose tuzahura nacyo muri iki cyumweru. Ubwo rero turasabwa kurishyira ku mutima kugira ngo tumenye yuko Uwiteka niwe ubikora, adukuramo umutima ukomeye nk'ibuye akadushyiramo umutima mushya. Uwo mutima rero adushyiramo niwe ubasha gukomunikana n'Imana. Ntabwo uwacu ukomeye nk'ibuye ntabwo ushobora gushyira hamwe n'Imana. Wamaze kwatira ibyaha byawe, umutima wawe urabizinukwa. Wahisemo kwiyegurira Imana, none yisange uyisabe kubikuhagira, iguha umutima mushya. Wahisemo kwiyegurira Imana, umutima wawe urawiyegurira, none yisange uyisabe ikuhagire. Nicyo ngicyo rero bita kwihana no kwemera. Ubwo igisigaye ni ikireba, Imana irakuhagira ugahita ugira imbabazi n'amahoro mu mutima wawe. Ibi rero ntabwo twabyibashisha, ntitwabigura amafaranga, ntitwabigura ifeza, nta n'ikindi kintu cyatuma tubibona keretse gusa kugera tupfukamye imbere y'Imana ikabiduhera ubuntu. Ngira ngo rero ingingo yacu reka tube tuyisubikira ngaha, hanyuma mwene data agira icyo ayivugaho kugira ngo tubashe kuyipfundikira. Murakoze cyane mugabo Emmanuel. Iki cyigisho kitubwira ngo kwizera no kwemera harimo ihumure rikomeye cyane. Uriya muntu adafite umutima mushya cyangwa se umutima woroshye nk'ibuye, woroshye agakomeza kugira umutima ukomeye nk'urutare, iyi ntambwe yo kwihana ntabwo ikunda. Kuko intambwe yo kwihana iterwa n'uko umuntu asobanukiwe icyaha, yamara kukimenya akacyanga, ariko ntacyange gusa akanakizinukwa. Uyu nguyu rero, uyu mutima umeze utya niwe uyobora none ukajya gushaka Imana, cyangwa se niba Imana iyobora ikawusaba kuyitegaho amakintu. Uyu munyabyaha rero burya niwe wihana bigakunda, burya twakizwa bigashoboka. Nshuti mukurikira igicano, nidukurikirana ibi byigisho tuzasanga ko imbabazi z'Imana zituri hafi. Hano ijambo riratubwiye ngo byaba ibyawe urambuye ukuboko ukabyagira. Rero mwe tubana umunsi ku wundi, namwe byaba ibyanyu murambuye ukuboko mukabyakira. Jye na mugabo mwene data byaba ibyacu turambuye ukuboko tukabyakira. Mureke turambura amaboko yo kwizera, twakira iby'Imana idushakira. Murakoze rero, reka twakire mugabo niba hari ikindi yongeraho gito dusoze. Arakoze. Icyo nongeraho n'uruko gusa nk'uko abivuze, buriya imbabazi n'amahoro bituruka ku Mana, kuko niyo ibifite, ni nayo ibitanga, kandi ntibigurwa. Nta mukire wabigura, nta n'umunyabwenge waboneshwa n'amashuri, ahubwo ni ukujya imbere y'Imana tukarambura ikiganza, Imana ikabiduhera ubuntu. Imana idufashe rero kugira ngo tubashe kurambura ikiganza kandi duhe no kubyakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ibyigisho byacu nakagaruka, reka dushimire mwene data mugabo, kandi namwe tubashimire abo tubana umunsi ku wundi. Dukomeje kubararika kugira ngo
dukomeze dusangire ibi byigisho. Uwiteka abahe umugisha kandi ababere byose, murakoze cyane.